turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba NZIZA Business Group Limited, mwebwe mwese mudahwema gukurikira ibikorwa byacu kuri iyi channel yacu ya NZIZA Market. Reka rero twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hirya no hino ku isi, kandi twizere ko rwose muri amahoro, tunabifuriza gukomeza guhaha mukaronka rwose umunsi ku wundi. Reka rero kandi tukwibutse gukanda subscribe, wowe utarabikora, ari nako kandi ukanda kukazogera ubona ku ruhande ka notification, kugira ngo ujye ugenda ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Imitungo itimukanwa birumvikana ibigurishwa cyangwa se ikodeshwa, ndetse n'ayandi makuru yose agiye atandukanye abavugwa mu bijyanye n'imitungo itimukanwa. Ibyo byose nta handi wabisanga uretse kuri channel yacu ya NZIZA Market. Kandi rero subscribe kugira ngo ube kujya ucikanwa n'ibyo byiza byose. Nkuko rero mwakomeje kugenda mubireba ku mashusho, turi kubereka cyangwa se turi kubatambagiza inzu nziza cyane. Ni inzu nziza cyane iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, ahazwi nka Nyarutarama. Nyarutarama kabisa, Nyarutarama iri class, Nyarutarama buri wese aba yifuza, Nyarutarama hafi cyane ya MTN, Nyarutarama ahantu heza cyane, quartier iri class. Iyi nzu niho iherereye, hanyuma rero tukaba tuyigurisha. Nayo ni impamvu iri gutuma tuyikwereka, ntabwo ari ugukodesha, ntabwo ari iyindi mpamvu yari yose cyangwa se andi makuru twaba tuyifiteho, ahubwo amakuru ahari tuguha nuko iyi nzu turi kugira gute, iyi nzu turimo turayigurisha, kandi amafaranga atari menshi ugereranyije naho inzu iherereye no ku kibanza kingana na emplacement yayo n'ibikoresho biyubakishije. Iyi nzu rwose ntabwo ihenze mu by'ukuri, amafaranga yo si make, amafaranga ntabwo ari make rwose, ni menshi. Ariko noneho ugereranyije n'inzu n'agaciro kayo, ugiye muri details zose usanga iyi nzu ihendutse, nyirayo amafaranga ari gushaka atari menshi ugereranyije n'agaciro k'iyi nzu. Iyi nzu rero nk'uko nakomeje mbibabwira, iri i Nyarutarama kuri kaburimbo, utagira ngo mu mihanda y'ibitaka muri quartier icyaze mu zindi quartier zindi za fake ziri aho ngaho zibayabaye. Iyi nzu iri i Nyarutarama kuri kaburimbo muri quartier ndetse nziza cyane. Iyi nzu rero ushaka kwibaza utese irangana ite, irashaka amafaranga angahe? Iyi nzu irashaka amafaranga angahe, irangana ite, ifite ibyumba bingahe? Iyi nzu ifite ibyumba bitandatu binini cyane, byo kuryamamo. Noneho akarusho k'iyi nzu ni uko buri cyumba gifitemo douche na toilette. Si ibyo gusa rero, kubera ko buri cyumba nanone gifitemo garde-robe, wardrobe. Iyi nzu buri cyumba gifitemo garde-robe cyangwa se akabati k'imyenda. Buri cyumba mu byumba bitandatu kirimo akabati k'imyenda. Ikindi kandi buri cyumba mu byumba bitandatu gifite douche na toilette yacyo. Si ibyo gusa rero, kubera ko nimwitegereza neza abantu mumenyereye ibintu byo kubaka, cyangwa se namwe mutabizi mubaze, mukeneye kuba mwagura iyi nzu cyangwa se n'izindi, mujye mubyitaho byose. Nimwitegereza neza ukareba amakaro yubatse iyi nzu, ni karite number 1. Niba witegereza neza ukareba inzugi ziri kuri iyi nzu, niba witegereza neza inzugi ziri kuri iyi nzu, hari aho twagiye tuzigaragaza mu buryo buhagije, n'aha ziragaragara, murimo murazibona. Niba witegereza neza inzugi ziri kuri iyi nzu, ni karite number 1, ribuyu number 1. Ntabwo ari bya bintu by'ibyomekano by'amatriplex n'iki, ni ribuyu number 1. Ni ukuvuga ngo rero iyi nzu, reba garde-robe ziri mu byumba. No muri chambre principale ho harimo garde-robe idasanzwe nini cyane. Inzugi muzitegereze, murebe buri kimwe cyose, hanyuma kandi mwite no kuri plafond yayo, gypsum. Inzu yose yaba hasi hejuru ni gypsum number 1. Amakaro, buri kintu cyose
ni karite ya mbere, niyo mpamvu iyi nzu kabisa, iyi nzu yaritondewe ndetse yubakwa neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko nababwiye ko ari ibyumba 6, salon, salle à manger na cuisine ndetse na douche na toilette 6 z'ibyumba 6. Ntabwo ari ibyo gusa iyi nzu ifite view nziza cyane, ureba ahantu hose, haba mu mujyi wa Kigali, haba Remera, haba Kimihurura, haba Gacuriro, haba Kinyinya, haba Kibagabaga, hose nta hantu iyo uri muri iyi nzu muri etage hejuru utabona. Ndimo mbasobanura yuko iyi nzu ifite ibyumba 6, douche na toilette 6, salon na salle à manger ndetse na cuisine nziza cyane y'akataraboneka. Nizeye ko mwagiye muyibona, ariko kandi none ikindi nabibutsa nuko iyi nzu yubatse mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 600. Ikibanza gifite ubuso bwa metero kare 600. Noneho rero icyo nagiye ngo mbabwire ikindi nuko iyi nzu mu by'ukuri urebye ahubwo ni nka nivo 3, kubera ko hasi hatangira hari douche, hari salon, salle à manger, cuisine, hakaba n'ibyumba 2 ndetse na douche na toilette 2. Aho ni muri parking y'iyi nzu. Nasobanura yuko ifite ikibanza kigari, parking ishobora kujyamo imodoka nk'8 cyangwa 10 ndetse na jardin na annex mu gikari nayo irayifite. iyi nzu mwitonde, ifite ibintu byose ntibacike. Noneho nabasobanuraga yuko hasi hari ibyumba 2 na douche na toilette 2 na salon na salle à manger ndetse na cuisine nziza cyane na stock ya cuisine. Ibyo nibyo biri hasi, ariko noneho hejuru yaho hari ibyumba 4 byo kuryamamo. Noneho buri cyumba kikagira douche na toilette. Ni ukuvuga hejuru hari ibyumba 4 na douche na toilette 3. C'est-à-dire ko hejuru hari ibyumba 4 nyine na douche na toilette 3 nk'uko mbivuga, ndetse bikagira n'izo garde-robe, buri cyumba kikagira iyo douche na toilette 3 ndetse bikagira inzugi nziza nk'uko nakomeje mbivuga. Ariko noneho akarusho nuko hejuru y'ibyo byose, hejuru y'inzu hasi iriho salon, hejuru y'inzu ya kabiri yayo irimo ibyumba 4 na douche na toilette. Noneho hejuru yaho hahera aho bakunze kwita muri rooftop, aho ngaho ndi nyine, aho turi gufatira. Urabona jardin ntabwo irafata neza ariko ni vuba cyane. Urabona parking ukuntu ingana nini cyane, ushobora kujyamo imodoka nk'10 zirenga. Aho hejuru rero ndi aho bita kuri rooftop, aho ngaho hari agashya kabisa. Ngira ngo muragenda mubibona mu kanya gato cyane ko hose turagenda tuhabatembereza. Hejuru aho bita kuri rooftop hari icyo twita nka bar cyangwa se hari kontwari ushaka kwicaraho ufatiraho kofi niba utanywa inzoga, kontwari ushaka gufatiraho icupa n'abashyitsi bawe, ushaka kuhakora buri kimwe cyose wifuza. Iyo kontwari rero iri hejuru kuri rooftop. Noneho akarusho kandi k'iyi nzu ni uko iyi kontwari ubasha kuyijyaho utinjiye mu byumba, wanyuze muri esikariye zindi ziri ku ruhande zitabasha kugira aho zihurira n'ibyumba, yaba icyumba cya boss n'ibindi byumba byose by'abashyitsi. Iyi kontwari ngiyi ngira ngo murimo murayireba. Kugira ngo ugere kuri iyi kontwari rero, waba ushaka kugira abashyitsi ukavuga uti no, reka tube twizamukiye hejuru, ukaza kuri iyi kontwari mukicara hanze rwose kuri bariko cyangwa se kuri rooftop, mufata buri kimwe cyose mwifuza kandi nta derangement zindi zabayeho, nta byumba mwaciyemo, nta ibyumba bikinze, nta kibazo rwose, kuko esikariye zirahaseriva kandi ziciye ku ruhande. Mubonye ko hafite na douche na toilette yaho. Ni ahantu rero h'ingenzi cyane ho kumera neza cyane. Iyi nzu ni imari, wayikunze nta kundi twakubwira, nta kindi nyine no kugana Nzuri Business Group Limited. Tubutse yuko ari kampani ya mbere hano mu Rwanda no hirya no hino hose, kugira ngo ibashe kubagezaho imitungo itimukanwa, ibigurishwa ndetse inakodeshwa, kandi rwose yizewe cyane, ahantu hatari mu manegeka, ahantu hatari muri litige ariyo yose. Tukakurangira ukagura, tukagufasha kugeza igihe uboneye icyangombwa cy'umutungo wawe. Ibyo ni ibintu byacu. Wowe rero ushaka kugurisha, ntucikwe, ngwino tugane tukugurishirize kandi mu gihe gito
gishoboka kabisa, mu gihe gito gishoboka. Uragurisha kubera banke, uragurisha kubera ideni, kubera urubanza watsinzwe. No, wirindira cyamunara, egera Nzuri tubisoze kandi mu gihe cya vuba cyane, nawe ugire icyo ubasha gusagura. Nako kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha gushyiramo abakiriya ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, kuba kubishyuza ibintu byose, umutekano w'inyubako yawe, isuku, umusoro, ibyo byose bariza muri Nzuri Business Group Limited. Si ibyo gusa rero, kubera ko tubasha no kubakorera amadesign nk'aya cyangwa arenze aya cyane ari munsi yayo, hanyuma tukanabubakira kandi ku giciro kitari kinini cyane. Iyi nzu rero uragira uti nayikunze, igiciro cyo nacyumvishe ni $450,000, ni $450,000 ariko ziri negotiable. Iyi nzu irashaka $450,000 ziri negotiable. Nababwiye nti amafaranga yo si make, ariko nanone ugereranyije n'agaciro k'inzu naho iherereye n'ikibanza, ukajya muri details zose, uzasanga iyi nzu amafaranga twakubwiye atari menshi. Amafaranga rwose si make ariko si na menshi pa raporo y'agaciro k'iyi nzu, kubera ko ugereranyije nk'uko nagiye mbabwira nk'uko ikibanza cyaho kingana, ugereranyije nk'ikibanza iteretsemo iNYARUTARAMA, ntabwo mbabeshya rwose, ntabwo cyagurwa munsi ya $200,000. Reka tuvuge 250 nayo bayatanga, ariko reka dufate 200. Ntabwo cyagurwa munsi ya $200,000. Iyi nzu se urayubakisha ngahe muvandimwe? Iyi nzu nayo ubwayo uko mwayibonye nawe urayireba, urareba ku izine yayo, urareba details zayo z'iyi nzu zose wagiye uzibona. Inzu nayo rwose yakubakwa n'amafaranga atari make. Niyo mpamvu urabona na annex zayo ifite mu gikari hisanzuye. Inzu rero ni $450,000, ubundi ukaduhamagara, ariko ari negotiable, wazana ukagabanyisha, ubundi ukaduhamagara kuri 0788486797 cyangwa se kuri 07813012 Si ibyo gusa rero, ushobora no kudusanga dukorana ku makuru y'amahanga rwose tukagufasha. Ni karibu cyane kabisa. Ukaza muri Nzuri Business Group Limited, ni hariya kuri Shema House. Ugeze muri foruje zo kuri Yamaha, ubona inzu ya etage yanditseho Shema House, ukazamuka muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Hanyuma tukagufasha cyane, ari nako wadusura kuri Facebook page, Twitter, Instagram, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni iyi ngiyi rero ni Nzuri Business Group Limited. Komeza ukande subscribe kuri channel yacu, ndetse ukore na share, ari nako kantu kanda kukazogera kugira ngo ujye ukomeza kubona ibyiza byose tugenda tukugezaho, yaba ibihenze, ibiciriritse, ibihendutse, buri kategori yose tubasha gukora aho uribwa, icyo wifuza byose. Ngira ngo rero ni karibu cyane iwacu muri Nzuri. Umukiriya ni umwami kandi turabakunda cyane rwose, tubaye ikaze.